nongeye kubasuhuza nanone kandi mbahaye ikaze rwose abakunzi bacu kuri Kirabo TV mukomeje kudukurikirana umunsi ku wundi. Tugiye kuganira rero impamvu 5 zituma abantu bahumiriza iyo barimo gusomana. Gusomana ni umuco utari usanzwe mu Banyarwanda ariko urimo kugenda utera indi ntera. Hari ugusomana bifatwa nko gusuhuzanya bisanzwe no gusomana bigamije gushimishanya, ari nabyo bimara umwanya ugereranyije no gusomana byo gusuhuzanya. Akenshi abasomana bagamije gushimishanya, iyo ubitegereje usanga bahumirije. Iyi nkuru rero iragaragaza impamvu 5 zituma abantu bahumiriza iyo barimo gusomana. Icya mbere, kureka iminwa ikivugira. Ubusanzwe umunwa nicyo gice cy'umubiri kidufasha mu kuvuga. Uretse kuvuga ngo usohore amagambo, mu rukundo hari n'amagambo atabasha kuvugika. Akenshi aba ari nk'ibyiyumviro umuntu agira ariko atabasha kubona uburyo bigaragaza. Ugasanga mu gusomana n'umukunzi wawe nibwo buryo bwonyine wakoresha iminwa yawe mu kuvuga bimwe bikuri ku mutima. Icya kabiri, kugaragaza umunezero. Akenshi mu kugaragaza ibyishimo dufunga amaso. Hari abafunga amaso bishimiye indirimbo nziza bari kumva, hari ufunga amaso ari kuramya ahimbaza kandi ahimbawe, hari uryoherwa n'isengesho agahumiriza. Iyo dusinziriye naho ni umunezero dufunga amaso. Turi kurya cyangwa tunywa ikintu kiryoshye, abenshi turahumiriza. No mu gusomana rero ababikora bombi baba banezerewe bityo bagafunga amaso. Icya gatatu ni ikimenyetso cy'icyizere. Nta mpamvu n'imwe ufite mu gukanura cyangwa mu kureba cyane iyo uri ahantu wizeye kandi ufite umutekano. Nk'uko wakwemera guhumuriza umuntu wizeye akagufata ukuboko akakuyobora, cyangwa waba urwaye umuntu wizeye akakurandata, ni nako iyo uri gusomana n'umukunzi wawe afunga amaso nk'ikimenyetso cy'icyizere mufite. Ibi bigaragaza ko nta rwikekwe uriho. Icya kane, kwirinda kirogoya. Iyo ibice byose 5 by'ibyiyumviro bisa n'ibifunze, ibindi bice by'ingenzi bitizwa imbaraga zidasanzwe zo gukora cyane. Ibi wabihamirizwa cyane ababana n'ubumuga bwo kutabona cyangwa bwo kutumva. Igihe cyo gusomana rero gufunga amaso bituma wita cyane ku gikorwa urimo ndetse n'iminwa n'ibindi birebwa n'icyo gikorwa bigatezwa umurindi. Bityo icyo ari cyo cyose cyaza kukurogoya binyuze mu maso ukakirinda ukarushaho kuryoherwa n'ibyo urimo. Icya gatanu, kwita cyane ku gikorwa urimo. Ibi bigaragaza ko utarimo kwinginga igikorwa urimo, ahubwo uri gusomana nawe ari kugusoma. Niyo mpamvu byitwa gusomana utari ugusoma gusa. Bivuze ngo si igikorwa ngira cyangwa ngirira, ahubwo ni igikorwa ngirana, gikorerwa hamwe rero. Iyo uhumirije uri muri iki gikorwa bigufasha kuba aricyo utekerezaho gusa, akaba ari nacyo witaho cyane, ndetse ukanaryoherwa n'urukundo kurushaho. Niba wajya gukora ikosa ryo gusomana n'umukunzi wawe ufunguye amaso, itoze kubikosora. Ujye ubikora ufunze amaso, uzarushaho kwishimirwa icyo gikorwa birenze uko byajyaga bikugendekera. Mugire ibihe byiza rero, nguko uko wamenya uko uzajya ubikora niba utajyaga ubikora. Ku babikoraga rwose komeze mugire ibihe byiza aho muri muryoherwa n'urukundo rwanyu.